Yes, mbazaniye inzu iri mu kagari ka Byahi mu mudugudu wa Rurembo. Iyi nzu mureba ifite ibyumba 4, salle de bain 2, ikaba ifite ayo ma annexe ayunganira kandi yinjiza amafaranga. Buri annexe yinjiza 200,000 kandi n'iyi nzu nayo urebye ntabwo yaburamo 250,000. Iyi side irimo iki kibanza aho hose mureba hafite ubuso burenga 500. Ni ahantu hanini pe, kandi ni muri avenue y'insirimu. Abantu batembereye muri Rubavu mu kibaya gihari ahitwa kwa Musare, aho hafi no kwa Musare. Muri make kuva kuri kaburimbo kugera kuri iyi nzu twakoresha nk'iminota 3 mu gihe turi kuri moto, naho mu gihe turi n'amaguru twakoresha iminota 10. Murumva ko ari hafi cyane. Murebe amazu ahegereye, hari ama etage, mbese ni ahantu hatuwe neza cyane. Turaza kubereka video yo hanze ukuntu hameze. Hano hantu kugira ngo uhabone waduhamagara kuri 078 387 Igiciro rero, ibiciro ni miliyoni 75 z'amanyarwanda, ukaza ukabona ubu buso bwose. Ni ikibuga pe. Nawe reba ahantu bubatse ariya mazu yose hagasaguka ahandi hajya ayo mazu nka 2. Murumva ko ari ahantu hanini cyane. Dore iyo pasiparumu hose ngaho. Rero murebe hanze ukuntu hameze. Umanutse aho wahita ugera kwa Musare. Dore aho haparitse imodoka, uhanyuze wahita ugera ku karubine ko kwa Musare. Ubu unyuriye mu kiziba hagati, naho turutse ruguru mu Byahi, ubwo nyine wakomeza inzira zihari, kandi urabona ko utuyira ari tuzima. Uyu munsi imvura yaguye kandi murabona ko nta mazi yaretse. Amayira ni mazima, nta kugira ubwoba ngo ntiwahageze imodoka. Mbese aha hantu ngwino mu ba mbere, ngwino witurira ahantu hafite ubuso ushaka. Miliyoni 75. Hano harimo ibibanza 2 rwose, kandi harimo n'inzu. Waba wungutse cyane. Muduhamagare kuri za nimero twababwiye, muzana amafaranga miliyoni 75 mwibonere aha hantu. Ibihe byiza, turabakunda cyane.